mateka ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari amashyaka yabaye ingenzi mu guhindura imiterere y'igihugu, ariko iryitwa Republican Party rifite umwanya wihariye. Iri shyaka ryabayeho imyaka myinshi ishize, ryaba ryaravutse rite? Dore ibyo batakubwiye. Nk'uko tubikesha inyandiko za Encyclopedia Britannica, mu nyandiko yayo Political Party United States 1854, ijambo Republican ryatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1792 n'abashyigikiye Thomas Jefferson bashyiraga imbere igitekerezo cya leta idafite ububasha bwinshi cyane, ibizwi nka decentralized government, aho ubuyobozi bwegezwaga abaturage kurushaho. Nubwo imyumvire ya Jefferson ku bya politiki ihura cyane n'iya Republican Party yo muri iki gihe, itsinda rye ryaje kwitwa Democratic Republican Party. Nyuma yaje guhinduka buhoro buhoro mu myaka y'1830, ihinduka Democratic Party, ari ryo shyaka rikomeye rihanganye na Republican Party muri iki gihe. Mu buryo butangaje, bivuze ko inkomoko ya Democratic Party y'ubu ifitanye isano n'abahoze biyita Republican Party mu gihe cya Jefferson. Nubwo ayo mashyaka yombi ubahanganye cyane mu bya politiki ya Amerika, ibi birumvikana nk'aho bicanganye. Gusa biratwerekeza ku rubuga nshyinguranyandiko rwa Brent Party News, bagaragaza ko Republican Party ifitanye isano ndetse n'inkomoko yayo mu 1850, igihe abayobozi barwanyaga abacakara harimo n'abahoze mu mashyaka ya Democratic Party, Winning Party ndetse na Free Soil Party, bishyize hamwe kugira ngo barwanye umugambi wo kwagura ubucakara mu turere twa Kansas ndetse na Nebraska, binyuze mu itegeko ryari riteganyijwe ryitwaga Kansas-Nebraska Act. Mu nama yabereye i Ripon, Wisconsin muri Gicurasi 1854 no muri Jackson, Michigan muri Nyakanga 1854, abayobozi basabye ko hashyirwaho ishyaka rishya. Icyo cyifuzo cyaje gushyirwa mu bikorwa ku mugaragaro mu nama ya politiki yabereye Jackson, aho Republican Party yashingiwe ku mugaragaro. Mu nama ya mbere yo gutoranya umukandida w'umukuru w'igihugu yabaye mu 1856, Republican Party yatanzemo umukandida John C. Fremont, ishingiye ku murongo wa politiki wasabaga ko inteko ishinga amategeko ikuraho burundu ubucakara ku butaka bwa Amerika. Ibi byagaragazaga igitekerezo cyari kiganje cyane mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nyandiko y'ikinyamakuru The Wall Street Journal Editorial Board, ku rupapuro rw'ibitekerezo ruvuga ibijyanye n'imyumvire y'iri shyaka ry'aba Republican, baragize bati, nubwo Fremont atashoboye gutsinda amatora, yatsinze muri leta 11 zo mu majyaruguru kandi abona hafi 2/3 by'amajwi y'abatora. Mu myaka 4 gusa iri shyaka rimaze gushingwa, ryahise risimbura Winning Party, riba ishyaka rikomeye ritavuga rumwe na Democratic Party yari rifite ubutegetsi bukomeye muri icyo gihe. Mu mwaka w'1860, Democratic Party yacitsemo ibice bibiri kubera ibibazo by'ubucakara, aho igice cyo mu majyaruguru cyatanze Stephen A. Douglas, naho icyo mu majyepfo gitanga John C. Breckinridge. Hari kandi n'undi mukandida John Bell wari uhagarariye Constitution Union Party. Iri naryo tuzarivugaho mu bindi bice tuzaganiraho. Muri aya matora kandi umukandida wa Republican Abraham Lincoln yabashije atsindiye muri leta 18 zo mu majyaruguru, abona amajwi 60% by'amajwi y'abatora, ibizwi nka electoral vote, ariko agira 40 gusa ku ijana by'amajwi rusange y'abaturage, ibizwi nka popular vote. Icyakora mbere y'uko Lincoln arahira nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta 7 zo mu majyepfo zari zamaze kwitandukanya n'ubumwe. Ibi byahise bituma igihugu kijya mu ntambara y'abenegihugu izwi nka American Civil War yo mu 1861 kugeza mu 1865, yahinduye amateka ya Amerika burundu mu buryo bw'isi ndetse n'imiyoborere. Mu nyandiko za Smithsonian National Museum of American History
zigaragaza ko mu 1863 Abraham Lincoln yashyizeho umukono ku itangazo ryiswe Emancipation Proclamation ryatangazaga ko abacakara bose bari mu bihugu byose byari byigometse babaye abidegembya iteka ryose, kandi rinabemerera kwinjira mu ngabo z'ubumwe. Ryagiraga riti ku itariki ya mbere Mutarama 1863 abantu bose bari mu bucakara mu ntara cyangwa mu bice by'ibihugu byari byigometse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazaba kuva kuri icyo gihe kugeza iteka ryose bafite umudendezo. Rikomeza kandi rigira riti nkoresheje ububasha nahawe ndatangaza kandi nkategeka ko abantu bose bari mu bucakara kuva ubu bagomba gufatwa nk'abidegembya. Ivanwa ry'ubucakara ryaje gushyirwaho burundu mu 1865 igihe hashyirwagaho inyongera ku itegeko rishya rya United States of America ryitwaga 13th Amendment ryemeje burundu ko ubucakara bubujijwe. Kubera uruhare rukomeye rwa Lincoln n'urwa Republican Party mu gukuraho ubucakara, amateka yabo yaje gufatwa nk'umusingi w'icyubahiro cyabo gikomeye. Ni nayo mpamvu ishyaka rimwe na rimwe ryitwa ishyaka rya Lincoln mu rwego rwo guha agaciro mu murage waryo uwo mu mateka y'ahahise. Mu nyandiko ya Washington Post bafite amakuru agaragaza ko American Civil War yakomeza gufata igihe kirekire igakomeza guteza imibabaro myinshi mu gihugu. Ibi byagabanyije amahirwe ya Abraham Lincoln yo kongera gutorwa mu 1864. Mu rwego rwo kwagura inkunga yahisemo Andrew Johnson wari umusenateri w'umudemokrate ushyigikiye ubumwe, ibyitwa pro-union, ukomoka muri leta ya Tennessee kugira ngo mubere vice president. Itike ya Lincoln Jackson yaje gutsinda ku buryo bukomeye George B. McClellan wari umudemokrate hamwe na mugenzi we George Pendleton. American Presidential igaragaza ko nyuma y'iyicwa rya Lincoln rirangiye mu ntambara, Johnson wasimbuye ku butegetsi yashyigikiye gahunda yoroheje ya Lincoln yo kongera kubaka amajyepfo aho kuba gahunda ikakaye yashyigikirwaga n'abarepublike bakomeye bo muri Kongere abazwi nka Radical Republicans. Ariko kubera ko Jackson yakomezaga gushyira veto ku byemezo byabo, aba Radical Republicans babanje gukomwa mu nkokora. Naho mu matora y'1836 aba Republican Party baba Radical begukanye ububasha bukomeye muri Kongere ya Amerika, maze batangira gahunda yo gukurikirana Jackson mu buryo bw'amategeko mu nteko ishinga amategeko House of Representatives. Nubwo Sena yabuze ijwi rimwe gusa ngo imukureho burundu, aba Radical Republicans babashije gushyira mu bikorwa gahunda yabo ya Reconstruction. Iyi gahunda yatumye iri shyaka ridakundwa cyane mu bihugu byahoze bigize Confederation State of America, ariko mu majyaruguru kuba iri shyaka ryarahuzaga n'intsinzi y'ubumwe byatumye ribona inkunga y'abahinzi benshi. Byongeye kandi gushyigikira imisoro irengera inganda no kurengera inyungu z'ibigo bikomeye by'ubucuruzi byatumye ribona inkunga y'abakire n'abashoramari bakomeye mu rwego rw'inganda n'imari.